nongeye kubasuhuza cyane kandi nongeye kubaha ikaze kuri Learn with Dr. Olive, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana, bya bintu byose uzibaza cyangwa uzifuza kumenya ku buzima bw'umwana. Mbere na mbere ndabashimiye cyane abantu mwahisemo kudushyigikira, kumva ibitekerezo byacu. Uwiteka abamugisha. Uyu munsi ndashaka kubabwira byinshi bijyanye n'ikintu abantu benshi batajya batekerezaho cyane, cyangwa batekerezaho ariko ntibumve akamaro kabyo ku buzima bw'umwana. Ikindi abantu benshi bajya bibaza ati se byari gute? Icyo kintu rero nta kindi, ngiye kubaganiriza akamaro k'amazi ku buzima bw'umwana. Ushobora kubyumva ukumva ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bito, ariko ni ukuri ni ikintu gisobanuye, gifite akamaro kanini ku buzima bw'umwana. Rero niba uri mushyashya utarakanda subscribe, kora ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana. Ikindi tujye tubana kenshi nyine twungurana ibitekerezo, inama, ibyifuzo, kugira nyine ubuzima bw'abana bukomeze kugenda neza. Rero nk'uko nabibabwiye, tugiye kurebera hamwe akamaro k'amazi ku buzima bw'umwana. Guys, nyine from my experience yanjye, mbahaye testimony. Most of the time abantu duhura kenshi, mba nifuza yuko ashaka kugenda mubwiye akamaro k'amazi ku buzima bw'umwana. Nk'abarwayi benshi nkunda guhura nabo, haba kwa muganga ndetse no mu buzima busanzwe, abantu duhura, ni ukuri nzi neza yuko umuntu afite umwana, making sure yuko uwo muntu mubwiye akamaro k'amazi ku buzima bw'umwana. Ubundi amazi nyine nta nubwo agira akamaro ku buzima bw'umwana gusa, cyane yuko n'umuntu mukuru nyine aba yakeneye rwose cyane. Kandi ariko nanone especially ku bana bato, ni ikintu cy'ingenzi, ni ikintu dukwiye kwitaho, ni ikintu dukwiye guha agaciro. Noneho ukibaza, amazi agira akamaro ku buzima bwabo gute? Ese bitangira ryari? Nyine gute? Uyu munsi urasobanukirwa byinshi bijyanye n'ukuntu cyangwa gute nzayamuha, ryari se nzampere. Utwo tubazo twose nyine wibaza birarangira, ikiganiro kirarangira wasobanukiwe byinshi nyine bijyanye n'uko ugomba kubikora. Ubundi nk'uko nabibabwiye cyangwa nzakomeza kubivuga, ubuzima bw'umwana butangira umwana akiri mu nda. Iki kintu ni ikintu mukwiye kumakinga attention. Ubuzima bw'umwana butangira umwana akiri mu nda, ukimusama, ukimutwita. Icyo gihe rero nicyo nshaka kuvuga, mama wese akwiye gutangira gutekereza ku buzima bw'umwana, agatangira kwiyitaho. Muri kwa kwiyitaho akwiye kumenya yuko afata amazi ahagije. Amazi rero kuyafata utwite ntabwo uzaba uri gufasha umwana gusa, ahubwo uzaba uri kwifasha nawe. Amazi ari muri cya kintu kiza gutuma umubiri wawe uhora uri hydrated, ukaba wakugabanyiriza stress, kurwara umutwe uhoraho, kwiyongera ibiro mu buryo bukabije. Ibyo nyine nuyafata nayo ku rugero rwiza, bizatuma nawe udahura n'utubazo twinshi tw'ubuzima. Umuntu utwite afite umunaniro mwinshi, ariko nufata amazi uzumva umeze neza, uri strong, nta kurwaragurika. Biza-clearinga infection. Abantu batwite baba bari kuri risk yo kuba bagira n'ama infection, yaba yo mu gitsina ndetse no mu mubiri bisanzwe. Ubwo rero nunywa amazi bizakugabanyiriza no kuba warwara infection mu myanya nyine y'ibanga, bitume nyine umwana amera neza ndetse n'ubuzima bwawe bugende neza. Ikindi kintu amazi azagufasha igihe cyose utwite, biri muri kimwe kizatuma bikurinda no kuba wabyara igihe kitageze. Harimo abantu benshi bashobora kugira icyo twita preterm labor, cyangwa bakabyara igihe kitageze bitewe n'uko umubiri wabo nta mazi ufite. Iyo umuntu udafite amazi, rimwe na rimwe ushobora gutangiza some contraction, nyine ukaba wabyara n'igihe kitageze. Rero amazi ni ingenzi ku buzima bw'umwana. Ubwo nari ndi kuvuga kuri cya gihe umwana ukimutwite. Rero umwana wamubyaye, amazi gute azayabona?
ibintu birasekeje kuko abantu benshi ntabwo bajya babitekerezaho, ariko nanone nk'uko nabibabwiye ibintu umubyeyi afata ari konsa umwana igihe umwana yavutse ni ukuri bidetermininga uko umwana amera ndetse n'ubuzima bw'umwana nyine burushaho kugenda neza iyo nawe wiyitaho. Rero muri kwa kwiyitaho ugomba kumenya yuko ufata amazi ku rugero ruhagije, kuko ikintu cya mbere bizagufasha nk'umubyeyi, bizagufasha kumererwa neza, bigufashe gukontorora ibiro, ntugende ube wa muntu wari ufite ibiro 30 ngo usigare ufite 120 bitewe n'uko wabyaye. Bizagufasha gukontorora ibiro, bizakurinda guhora urwara ku mutwe, bizafasha umuntu kuba uri well hydrated, ufite amazi. Ikindi bifasha n'umwana wawe kumererwa neza, umwana bimufashe kwituma neza, ntagire za episode nyinshi zo guhora kwituma byamunaniye, nyine bigenda bifasha umwana no kumera neza. Rero urumva yuko bifite akamaro gakomeye ku buzima bw'umwana, waba umutwite waba wamubyaye. Noneho igihe cyose umwana agize amezi 6 atangiye complementary feeding, uwo mwana rwose yemerewe kuba wamuha amazi, kuko nabo umubiri wabo ugomba kuba well hydrated, bagomba kuba nyine kubona ayo mazi ya buri munsi kugira ngo nabo umubiri wabo ukore neza. Ndabizi neza ko hari abamama benshi batajya babyitaho, ariko nanone ni ukuri ni ingenzi uko wumva nawe ugira icyaka ukumva nyine umubiri wawe ntumeze neza, niko n'umwana nawe agira icyaka. Abo bana bagije amezi 6 baratangiye complementary feeding cyangwa ifashabere, make sure kubaha amazi kuko nabo baba bayakeneye. Ikindi gikomeye amazi azakora ku buzima bwabo, uzasanga ari babana badakunda kugira ibibazo byo kwituma, kugira constipation, kuko nyine umubiri ufite amazi. Iyo umubiri ufite amazi rero ubona nayo usohora n'imyanda bikayorohera gusohoka. Rwose amazi ni ingenzi ku buzima bw'umwana. Reka wenda tuvuge nko ku mwana urengeje umwaka kuzamura, akenshi abana uzasanga bagira ibyo twita tonsillitis, nyine ugasanga izi organs zo mu muhogo wabo akenshi bakarwara nk'ibyo ushobora guconfusinga nka angine, ariko ubundi akenshi bagira ibyo twita tonsillitis. Rimwe na rimwe uzasanga izi nyama zabo zo mu muhogo zimeze nk'izibyimbye, which is like physiologically bikaba ari ibintu normal, ariko nanone bashobora kugira nyine kugiraho inflammation cyangwa ama infection, ugasanga umwana nyine agize ibibazo byo kumira, byo guhumeka, kugira umuriro, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero igihe cyose umwana amwitayeho, ukamuhydratinga neza, ukamuha amazi neza, uzasanga ari umwana udakunda kurwaragurika ibyo bintu byo mu muhogo, kuko akenshi uzasanga hari ahantu haba hari amavirusi. Rero iyo amavirusi abaye stuck, rimwe na rimwe na bagiteri ziziraho zikaba nyine zamutera utwo inflammation, n'umwana akazana ibimenyetso byo kuba atameze neza, umuriro, kumira akababara, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ariko igihe cyose ubyitaho, ukamuha amazi, ukamuhydratinga, bituma umwana udakunda kurwaragurika ibyo bintu byose. Ikindi kintu babana nyine bageze mu gihe cyo kurwara amangine, abana bari hejuru y'imyaka 5, ni ukuri iyo umwitaho ukamuha amazi biramufasha, bituma ubuzima bwe bugenda neza, nyine bikaba byamurinda guhora n'indwara angine, cyane yuko muzi yuko angine ni indwara mbi ku bana. Rimwe na rimwe bishobora gutuma umwana agira impyiko, ibibazo by'umutima, by'ingingo. Ibyo byose ni ibintu dukwiye kumenya kugira ngo turusheho kwita ku buzima bw'abana bamererwe neza. Ibintu tuba tubabwira even natwe turabikora, tubikorera abana bacu. Rero ni ingenzi yuko mubimenya kugira ngo namwe murusheho kwita ku buzima bwabo. Ni ukuri abana bakeneye kugira ngo bitabweho, ubuzima bwabo bwitabweho, kugira ngo barusheho kumererwa neza. Nizere ko ngiye kunguka ikindi kintu, rwose umwana kenshi uri hejuru y'amezi 6 uba ukwiye kumekinga sure nk'umubyeyi yuko nyine wamutoje ya habit yo kumenya yuko akwiye kunywa amazi on daily basis, cya buri munsi, kugira ngo umubiri we uhore umeze neza, ufunctiona neza, nyine amerewe neza. Ndongeye kukwibutsa yuko udakwiye kugenda udakoze subscribe kugira ngo dushyigikire, kandi ntukagenda udakoze like kuri buri kiganiro cyose ubonye, kugira ngo nyine udushyigikire birusheho kugera ku bantu benshi. Kandi ndabashimiye rwose
abantu mwakomeje kudushyigikira, kudutera courage, kutwandikira. Uwiteka abahe umugisha, tuzatubana kenshi. Ni ukuri twita ku buzima bw'abana. Ikindi natwe like for me, impamvu nkora ibiganiro ni uko birambabaza cyane nyine kubona umwana ari gusafaringa, ari kubabara. Ibyo ni ibintu tuba dukwiye nyine gushyiramo imbaraga kugira ngo turinde abana ibishoboka nyine ko tubarinda, turinde ubuzima bwabo, tubungabunge, bamererwe neza, kuko nkeka yuko nta muntu wabura kwishima igihe cyose abona umwana ameze neza. Ni abantu bari innocent, abantu nyine like iyo barwaye, umuntu wese rwose ufite umubiri uzi ukuntu umubiri ubabaza, ni ikintu kibabaza kubona akana kababara. Niyo mpamvu nanjye nifuje kuzajya mbagezaho ibiganiro nyine bigufasha kunguka ubumenyi kuri bya bintu byose bizagufasha kugira ngo urere umwana neza, umwiteho, umurinde kurwaragurika, urinde ubuzima bwe. Ikindi nimba narwaye umuvuze kare bitararengera, ngo usange ubuzima bw'umwana bugendeyemo cyangwa agize n'izindi complication ziturutse n'uko utamenye, utitaye kuri kimwe mu kimenyetso umwana yakweretse, bigatuma nyine umwana atamererwa neza. Ndagushimiye cyane wowe twabonye muri iki kiganiro, nizere ko hari ikindi kintu wakuyemo kandi cy'ingenzi. Uwiteka aguhe umugisha. Bye bye.